Ntabwo babidusabye kuko nge nari mbizi ko ibyo bintu ngomba kubikora. Byanze bikunze mu midugudu turamamaza, mu tugari tukamamaza, mu mirenge tukamamaza. Rero biravuze ngo ntabwo bari kujya kure n'undi ya Osimurare, bagomba kumubwira ati Osimurare shiraho gira vuba. Ubwo rero nicyo cyatumye nicara ndatekereza ndavuga ngo tugiye noneho kwinjira mu bihe byo kwamamaza. Sasa indirimbo ndi buhereze itorero tuzajya tubyina tugiye kwamamaza niyihe. Ubwo rero ntangira guhanga iriya ndirimbo n'izindi zitandukanye twagiye dukoresha, twari dufite izo tugenda mu karasisi, twari dufite izo, ariko iriya niyo yabashije kujya gute kuvamo irasohoka. Nise nibaza ide yavuye hehe wenda turimo turaninjira kuri ndirimbo cyane. Igitekerezo cyaje gute? Urumva yego wari ubizi ko amatora ariho, uravuga uti nka Osimurare n'ubundi mugani bazancaho bitewe n'ubundi bikorwa bisanzwe biba muri quartier, ariko ide icyo gitekerezo cyavuye kugira ngo wandike kabireka akavuga ati ndumva bitaza, ariko bikarangira ari igihuye mu bwo urabona iyi ngiyi nayihanze 2017 kuri manda yarangiye. 2017 yego manda yarangiye n'indirimbo yari ihari ariko inaririmbutse itya urabona mu kiryamo cy'inzovu rukomo ndabona urwego rw'akarere ka Kamonyi niwe perezida yaje kwiyamamariza. Ubwo ni ukuvuga ngo mu midugudu yose mu kagari baravuga ati mwitoze mugire mushaka indirimbo ku buryo muzajya mu kiryamo cy'inzovu mufite morale. Ubwo rero 2017 nibwo nahanze iriya ndirimbo asaba Tsinda Kagame, nyitoza abaturage baranayifata, twavuye mu gashyushya tuyibyina paka mu kiryamo cy'inzovu. Nise 2017 ko tutigeze tuyumva cyane twanyishije. Impamvu buyumvikanye nuko yagize umuterankunga akayizamura. Shima cyane n'ubuyobozi bwiza, kugira ubuyobozi bwiza nako bisa. Nagize gitifu w'umurenge niwe wayumvishe, nabwo asanze tuyibyina aho mu itorero hasi mu giturage. Avuga ati iki gihangano rati ko numva ari sawa. Ubwo arongera arigendera, twendaga kutwegereza campaign n'ubundi. Maze kugenda twongera kujya mu muganda, nyaka ko mwigeze mubona ka video ko mu muganda niwe wagafashe. Oya yahereje daso w'umurenge aragafata kuko umubonamo wabarimo n'ababyina. Ubwo rero nicyo gihe iyo ndirimbo nabwo yambonye muganda, nabwo twakoraga umuhanda werekeza ahantu campaign yari kubera ku rwego rw'akarere. Mvuga ko campaign twari twayinjiyemo n'ubundi. Noneho arambona ati ni wowe ufite ya ndirimbo. Turajya barananiwe batashaka gutaha, ariko bari bashigaje akantu gato cyane yashakaga ko basoza. Arambwira ati shyiraho ya morale yawe, shyiraho ya ndirimbo abaturage babyine bagarure morale, kari akantu tugasoze dutaye. Niho hantu igihangano kari akavido agenda kohereza abantu, abana bagashyizeho comment nyinshi, abantu bakunze igihangano. Ahita avuga ati nakundi indirimbo ngomba kuyishyigikira ikajya muri studio. Yafatwe na gitifu. Gitifu w'umurenge wacu wa Nyamiyaga. Yego. Gitifu no gushimwa.